nose gishyira hasi nyine ndikumva ubugambo ngura ugiye hagarara hamwe turwana urugamba. Nari ngiye gusenga nahandi se nari ngiye gusengana n'ibikapu nyine ni mu cyumba nari ngiye kujya nari mfite amasengesho y'icyumweru ariko reba uburyo buri kumfata ariko mwagiye munyuma mukamenya ko ndi n'umugore mana nabakoreye nanabavunikiye nk'ubu nanjye gukora amasengesho y'iminsi 7 reba uburyo nize Fabi ntega amatwi wumve ukwiye kurambika ibintu byose bibari mu mutwe natwe tukagaba igitero. Uri kunyumva muze? Natwe ubwacu tukagaba igitero kubera ko ibyo byose muri kuvuga ntababeshyi. Nimbura umukobwa wanyu ngo Anita mbabwize ukuri sibyo nzemera nsazire mu gihome ariko namwe nabanje kubarimbura umwe kuri umwe. oya ariko hari nkuko bivuze Fabi numbone gutya ngo akaboko karamugaye umwe kuri umwe ariko ntabwo uzibira aha hanze nzanye ibikize Anita baramutwaye ariko ubushobozi bwo kongera kumubona birashoboka. Twe tuzamugarura ngawe kugira ibibazo birebire. Urabura kujya kurimbura umuryango w'abanzi bakugiye warangiza ukaza kuvuga ngo ugiye ni wowe wari ugiye kurimbura. Nakubwiye ko nari ngiye mu masengesho mu cyumba cy'amasengesho. Kabiri kangahe umbwira ko wagiye gusenga. Rata ale wowe tuza Anita tuzamubona ndabiza ahubwo shyiramo imbaraga utwungere natwe izindi imbaraga kugira ngo turebe uburyo twamushakisha mu buryo bwihuse. Nase natubwiye ko agiye gushaka abandi bahungu atazagenda tutabashatse hanyuma tugafatanya kubashaka nubwo wenda kuba tracking ahantu baherereye bizatugora ariko mureke dukora ubumwe dukora ikintu kimwe nk'abantu dushoboye. Yego ratare ibyo nibyo tugomba gushyira hamwe tukamushakisha. Byo kumbwira ngo uragiye mu masengesho hari amasengesho adakora ubaka kanya nyine bisubizo ntabwo dukeneye amasengesho y'ibikapu wowe bugiye mu nzu iyi ni Bibiliya ubisubije mu nzu nyine byarimo kukubwira. Goratare reka mbimutwaze yaravunitse garutse hano tugiye kumvikana ibintu bibiri. Anita aboneke azaboneka wundi nimba mudashaka kurimbuka mumfashe turimbure bari abahungu kuko nibitaba simbona Anita ni mwebwe muze ni mwebwe nzarimbura. Oya ariko azaboneka humura tuzafatanya nkuko bivuze batangiye kugenda. Oya nta ariko byakubwiye subiza iby'ibikapu mu nzu nyine nose nagomba ibyo bavuga. Fabio ndakwibikiye utabona ndi kukorohera n'aka kaboko. Ariko se nakoze iki? Warugiye he? None se ndi imfungwa sinakubwiye ko nari ngiye mu masengesho. Igikapu kimwe bibiri. None se uranyibikiye kandi ahanyereka Bibiliya irima nyereka ikintu kigaragaza ko warugiye wasubije ibikoresho mu nzu ukareka aho warugiye kurafata ukancika nasoni nanga kunumva korera ibintu amagambo bavugaga ntabwo nandi kuyumva. Bakunzi b'inzira y'umusaraba ndabashuje muherereye hose mwaje kuna kango bita ari yarakaye ari nta mikino arabwiye Faberati nta ugomba kuba wajya tugomba kuba twahagara hamwe tukagwana runo rugamba twatangije. Ese none bigiye kuba byajya bitekanga ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane dore ko ari benshi musigaranye mutwe ndetse ari benshi musige muri kubaza kuntu bigiye kuba byagenda dore ko mumaje kuna kango bita arabwiye urugendo ndetse Faberati tugomba kuba twakwihora tugomba kuba natwe twagira icyo dukora kuri ibi bintu. Ese none bigiye kuba byagenda bitembere ko dukomeza ragira manze ngusaba kantu gato cyane nyaboneka nimba nayo koko ukomeje kubabazwa n'imyitwarire cyusa ndetse nimba nayo ukomeje kubabazwa nuko ujye cyusa ari kwitwara ndagira ngo ujye muri comment ugira ijambo rimwe umubwira ko muri kubona ko ibintu cyusa ari gukora televiziyo ndetse abeshi cyane muri kugenda mubabazwa n'uburyo cyusa ari kwitwara muri no miss. Ese none biraza kuba byagenda bitekanga navuga ko ibyacyusa nabyo bigiye kuba byasubirwa ndetse hanga navuga ko bita bagize agiye kugira gutya akabibwira mama cyusa. Ese none cyusa zisobanura gute cyusa zabigenza gute cyusa zakora iki ko navuga ko ibyacyusa nabyo abigiye kuba abyasobanuka ndetse muri kubona ko cyusa rikomeje kugenda babaza iribagiza ndetse ibintu cyusa ari kugenda akora iribagiza ari ibintu bibi cyane ndetse cyusa rikomeje kugenda aca inyuma iribagiza ndetse na iribagiza tukabimenya. Ese none biraza kuba abyagera bite kunavuga kango bita iribagiza abashire kuba yabibwira kamarade ndetse na imena babwira yuko cyusa sigaye ari kumuca inyuma ndetse cyusa akomeje kumuhemukira ndetse cyusa akomeje kuba yamubwira amagambo mabi cyane. Ese none biraza kuba byagenda bite nawe ushobora kuba wajya muri comment
tukagira ijambo rimwe ubwira Cyusa kuko nimba ukomeje kubabazwa n'imyitwarire Cyusa nimero kuko nawe kucyusa ibintu bikora biri kukubabaza ko ushobora kujya muri comment tukagira ijambo rimwe umubwira kugira ngo twike ko nawe wizeye yuko Cyusa ashobora kuba yahinduka cyangwa Cyusa akareka ibyo arimo byose kuko Cyusa ibintu ari gukora muri kubona ko atari byo kandi ndabizi ko ari benshi muri kubabazwa n'imyitwarire Cyusa. Ese noneho biraza kuba bijyanye bitekanga ibintu bigiye kuba bijyanye no kino film yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane kuri benshi musigare matsiko ndetse no kuri benshi musigare mwese kuntu bigiye kuba byagenda ngiye kuba namara matsiko kandi ngiye kuba nabwira igiye kuba byakora icyo byose nimugeze aha bwa mbere nyabuneka nta kindi kintu usabwa no gukanda kuri subscribe kugira ngo dukomeze kubona kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi muri filime z'umusarange mugiye kubana ushatse wanyita Tik Blaze ngo hayi kazi tugiye kuba twaganira kuri no filime z'umusarange tureba hamwe n'igiye kuba byakurikira byose dore ko mubonye kwangaha ibintu byakomeje kugenda bindi rusura ndetse ngo bita ari nawe nta mikino ari yaraka yavuga ati uko byagenda kose tugomba kuba twahagara hamwe tugangana nimba udashaka guhangana mwese nzabica ninshaka nzajye muri gereza nzapfireyo. Ese noneho bigiye kuba bijyanye bite kunavuga kango bitarugengwe ndetse na Fabera babashije kuba bagira ubwoba ndetse babashije kuba bakwikanga biraza kuba byagira bitekanga mubonye kwango bita ari nta mikino ndetse ari nawe yiyemeje kuba yashora urugamba kuri Emile ndetse na Kamarade ndetse Emile na Kamarade bari bwaze kuba bigenza gute ese arari bwaze kuba yagarura Anita dore ko navuga kango bita ari ashaka kuba yagarura Anita batwe dore ko mwamaje kubona kango bita Fabera ndetse na Rugengo bashe kuba babwira arati ubu ngubu Anita ntabwo tukimufite Anita baramutwe baraje baramujyana. Ese noneho biraza kuba byagenda bitekanga ibintu bigiye kuba bijyagira ibyo cyane kino film kigiye kuba yagira ibyo cyane kandi abeshi mugiye kuba mwatungwa cyane ibintu mugiye gutangira kubona muri no film z'umusadure kari beshi mufite amatsiko ndetse ari beshi mukomeza kugenda mwibaza ati bizagenda gute bizarangira gute gusanga ibintu bigiye kuba byaryoha ndetse navuga ko aga wita ari nawe ibyo agiye gukora bigiye kuba byamugaruka ndetse aragiye kuba yajyanwa muri gereza ubundi akabasha guha yahanirwa ibya byose yakoze. Ese uri kumva hango wita ari akwiye kuba yakatigwa imyaka ingahe muri gereza bitewe n'ibintu majije kubona yakoze byamaje gukora abyindenga kamenetse n'ubugome bwisha afite urumva ngo bitare akwiye kuba yakategwa imyaka ingahe. Ese Rugengo urumva akwiye kuba yakategwa imyaka ingahe muri gereza. Ese uri kumva Rugengo akwiye kuba yahabwa igihano cya burundu cyangwa Rugengo akwiye kuba yapfa nkukanga mama ibageza akunda kubyifuza avuga ati ndashaka yuko upfa ntago akwiye kuba wajya muri gereza kubera ko ukwiye kuba wapfa. Ngira ngo bonye kwanga bita Emile na Kamarade ndetse nabo bajya kuzanga kwa Rugengo baje bafite gahunda yo kuba bakwica Rugengo gusa navuga ko Fabiola ameze nkawe yatabaye Rugengo ubwo Fabiola yazaga akabasha kuba yavuze induru ubundi Emile ndetse na Kamarade bagahita bari kuza Rugengo bakihisha urumva bakanga bita Rugengo nawe ari mu byago bikomeye cyane kandi navuga ko bita mama ibagize nabo agize amahirwe yo kuba yakwica Rugengo atabitekerezo ndetse atanazuyaza. Ese noneho biraza kuba byagenda bitekanga mugiye kuba mwatugwa cyane ibintu mugiye gutangira ko muri no film z'umusa ndetse beshi mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaryo mbere ko dukomeza mbabwira bigiye kuba byakurikyo byose ndetse mbasha no kuba nabamara amatsiko kuri beshi mufite amatsiko ndetse no kuri beshi mwasige bwibaza ko bigiye kuba byagenda ndagira ngo manze nkwisabira akantu gato cyane nyaboneka mbere yuko nkomeza ndagira ngo umanze urebe ino trailer kuza filime nyarwanda nyuma yuko Kigali Youth Talents bateguriye filime zagiye zikundwa nka Ibara ry'urukundo Agahinda k'umwana noneho ikuzane filime y'akataraboneka yitwa Intimba y'imfubyi. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Serine wabyariye iwabo afata umwanzuro kujya Kigali gushaka amaronko none imyaka 10 irashize none aragarutse. Mami ese ndaya niko ziteye nuko guko sigaye imeze Marceli Serine bamwimye umwana we. Mami uramumatana gumum mitagukura mu mutima ngurije urama umwana wanje cyana gumum Big umubyeyi utagira umutima birangiye haye papa Serine gatanya kugira ngo inyugu zose azikubire. Umubyeyi nka papa wanje nka se wa Serine nka se kuruguriye mwana urahunga narese ko ubucamanza bwadutandukanije umwe akagiye undi akagiwe iwe se sinjamaje shaka uwo mwana kamumisha. Serine afashe umwanzuro mubi wo kujya mu bapfumu kugira ngo abashe kubona umwana we ariko ntazi yuko umupfumu afite gahunda yo gutamba umwana we. Akabonye Ego Ese bwenge namenye yuko Serine ari mama we bizagenda bite? Ese mama Serine we niziye nyungu yabakurikiye kuri bwenge vugishijwe uyu mupfumu we ibye bizagenda bite? Kurikirana filime igushe kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comments kwa opinions ni comment ya mbere ukike ukore subscribe ubundi uryoherwe episode ya mbere yahageze Intimba y'imfubyi.
uragenda uvugisha uriya mugore wawe ngo ni mama hano Celine gatuye ntabwo mu umwana wanjye kuko atari ibyo ngibyo ariko ayo nguko ngira ngo nawe ubonye ko agafilme keza cyane ndetse agafilme gagiye gutangira gucuna mu minsi mike cyane yaboneka rero nagira ngo nawe unyirukireho ubashe kuba wakana kuri subscribe kugira ngo umunsi yasusu uzabashe kuba wakwera ijisho ubundi nawe ubashe kuba wakomeza kuryoherwa na sinema nyarwanda ndetse ubashe no kugumya kuryoherwa na filme nyarwanda kuko ni filme nziza cyane ndetse ni filme igiye gutangira gusha ibintu mu minsi mike cyane ese noneho bigiye kugenda gute kango bita ari yemeje kuba yatera kwa Eminence yemeje kuba yajya kwihorera biraza kuba byagenda bitede ko twabonye ko na Rugemwe nawe yarapanze kujya kwihora kwa Eminence yari yashatse umwicanyi kugira ngo uwo mwicanyi abashe kuba yajya gutwika inzu yo kwa Emile gusa mwabonye ko uramwicanyi nawe yahise agira ubwo agatinya akavuga ati umuntu waje akakugira gutyo umuntu waje akabavuyanga akabakubita n'ukuntu ngana gutyo ngenda atinye sinajye ndi ngenyine uzabariza nanjye ntinya gupfa ese noneho biraza kuba byagenda bitekanga ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kuri benshi rero mukomeje kwibaza muvuga ati ese cyusabye bizagenda gute cyusa ibintu ari gukora nibiki ese cyusa kubera iki akomeje kuba yababaza iribagiza ngira ngo benshi muri kubabazwa n'uburyo cyusa ari kwitwa ndetse benshi muri kubabazwa n'imyitwarire ya cyusa dore ko muri kubona ko cyusa akomeje kugenda abwira amagambo mabi iribagiza ndetse cyusa akomeje kwereka iribagiza yuko mwanga urunuka ndetse yabwira iribagiza ati ntagira umuntu bibwira nzakwereka ngira ngo bunye ibintu yagiye amubwira ngira ngo benshi mwagiye mubikurikirana mwagiye mubibona kwanga bita cyusa akomeje kugenda atera ubwoba iribagiza amubwira yuko ibyo ari kumukora byose cyangwa ibyo iribagiza byose ari kubona atazagira umuntu n'umwe abibwira gusa ngo kwanga bita iribagiza kubyiherana byamunaniye kugira ngo abigume kubibika mu mutima we byamunaniye akagerageza kubibwira Eminence akamade kubera ko yarabizi ndetse yarigize yuko bashobora kuba bamufasha bagakemura ikibazo afitanye na cyusa ese noneho biraza kuba byagenda bitekanga bita iribagiza nawe atifuza kuba yashikora na cyusa ndetse atifuza yuko hagira undi muntu umenya yuko we na cyusa batabanye neza dore kanga navuga ko Sylvie yabwire bagize ati nagira ikibazo ugira na cyusa uzambwire ndebe ko hari cyo nagufasha gusa navuga kango bita bagize yabwiye Sylvie ko nta kibazo bafitanye gusa muri kubona kanga ikibazo gikomeje kugenda gikura umunsi ku munsi ndetse cyusa yatangiye kwereka bagize ko atakimukora ndetse yatangiye no kugira gutya akazana abandi abagore hanga ndetse bagize nabyiyumvira ese none biraza kuba byagenda bitese wowe ubaye uri bagiza ukumva umugabo wawe washatse azanye undi mugore ndetse akamuzanye mu maso yawe ndetse ukabyumva wakora iki wabigenza dore ko navuga ko iribagiza yahagurutse afite agahinda keshi ndetse n'umujinya gusa ntacyo yabikoraho akajya mu cyumba ubundi akiherera akarira dore ko nta kindi kintu wakora usibye kurira dore ko muri kubona kanga bita cyusa agahinda wo bita iribagiza agahinda gakomeje kumubana keshi ndetse iribagiza bishobora kuba byagira n'ingaruka ko mwana atwite kuba ari kugenda rera ndetse afite agahinda bishobora kuba byatuma umwana we avuka atameze neza ese noneho bizagenda gute cyusa nta mpuhagira cyusa nubwo yagira umwana atwite urumva ko cyusa ashobora kuba ari inyamaswa mbi cyane ese noneho muri kubona ibintu cyose ari gukora ari ibintu bimurimo cyangwa ni ibintu ari gukora kugira ngo abashe kuba yahima iribagiza dore ko navuga ko kuva iribagiza aho ndetse kuva iribagiza yagira gutya akagira bura ubumuga bw'ubuhumyi agera bwo mujye kwanga bita cyusa yese atangira guhinduka ndetse cyusa yahise atangira kugira imyitwarire mibi cyane dore ko navuga ko wanga bita iribagiza nawe yakomeje kugenda babaza cyusa ati se nukubera iki uri kunkorera ibi byose nagukoreye iki ngo mbashe kuba nagusaba imbabazi gusa navuga kanga bita cyusa nawe ibyo ari gukora atari byo ndetse cyusa akwiye kuba yakwisubiraho dore ko navuga kanga bita ibintu cyusa byose ari gukora agiye kuba yabyicuza ndetse cyose agiye kuba yasaba imbabazi cyane yuko navuga ko uwo bita iribagiza agiye kuba yahumuka kuri benshi bifuza kubona iribagiza yahumutse rero namwe mutega amaso ubundi mukomeze kugenda muri ino filime ndetse benshi ntimucike intege kuko igiye kuba yagira ku musozi ndetse benshi mufite amatsiko ndetse benshi muhora mwibaza muvuga ati bizagenda gute bizarangira gute mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byagiraho biryoshye cyane rero bugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yabatungura cyane kandi igiye kuba yatangira kuzanamo udushya twishimiye muri episode igiye kuba yakurikira dore ko navuga kanga utuntu twabashije kuba twaberamo ari utumanyeri gusa ndetse benshi mugiye gutungwa ndetse benshi mugiye kuba mwasakagenda ndetse benshi mugiye kuba ngabona ko Rugemwe nawe agiye gushaka ukahunga ndetse bitari bwaze kuba byamukunda cyane ko mwabonye kanga bita Fabiola nawe yashatse kuba yahunga ndetse Fabiola yashatse kugira gutyo ubundi ngahunge yacike bino bibazo byose ubundi agende agusanga bita ari yamugara amubwira ati nta ugomba kuba wajya tudakimuye ikibazo kirangaha nago hantu ugomba kuba wajya ntinabona Anita kuko nindamuka ntabonye umukobwa wanyu Anita nzabica mwese nta numwe nzasiga wenda nzapfire muri gereza ariko nziko namwe nabarimbuye ese noneho biraza kugenda gute kanga bita Fabiola ndetse na Rugemwe ubwo babishe ubwo ukabata bagatitira ndetse bakenda no kuba bakwinyarira ku bantu rero mutabibonye kanga bita Rugemwe yagize ubwa ndetse Rugemwe abamukoraga agatitira ubona ko ubwo bayabwamwishe ndetse yakomeje no gutinya ari cyane yuko bazi yuko ari
agenda n'imbunda bashatse kugira ibyo bigaragambyaho cyangwa bashatse kugira ngo bagire ukuntu bafunga umutwe. Arabizi neza yuko Are nta mikino kandi babonye yuko Are agira umujinya mubi cyane ku buryo arashobora no kuba yahita bahitana. Ese noneho bizagenda bite? Arazabasha kuba yatsindira Anita, dore ko twamajije kubona kango bita Emile nawe yabashije kuba yakora gake, Emile na Kamade babashije kuba bakora gake, ndetse beshi mwishimiye uburyo Emile ndetse na Kamade babashije kugira gutya bagakubita Rugenwa ubundi bakamumena umutwe, ubundi na Fabien nawe bakabasha kuba bamugira ikimuga. Urumva Emile na Kamade badakwiye kuba bahabwa amashyi. Ushobora kujya muri comment no ugashyiramo amayemoji y'amashyi kugira ngo twike ko nawe ukomeje gukomera amashyi Emile ndetse na Kamade, ndetse ibintu bakoze ari ibintu byabashimishije cyane. Ngira ngo babonye kwango bita Are nawe atabiye akaboko, ndetse ari nayo bamugize ikimuga, bamukubise bakamwirika yuko nta bintu by'imikino. Ese noneho bizagenda gute? Navuga ko ngwita Emile ndetse na Kamade nta mikino, ndetse barake bafite umujinya, ndetse bashaka kuba bakora agasuzuguro, ndetse n'ibintu byose Rugenwa ari kwikora bagomba kumwereka yuko nta bintu by'imikino, ndetse bagomba kuba bamuhabura bakamutera ubwoba. Biraza kuba byagenda bite noneho Nyina Ntambara we nagaruka biraza kuba byagenda bite, cyane yuko benshi mwakomeje kugenda muyikurikirana. Amwumvije kanga bita Nyina Ntambara yabwiye Rugenwa ati ndamuka amenye yuko wanciye inyuma, ndamuka amenye yuko ufite undi mugore wanze kubimbwira, ukaba hari ibintu wamishuka kubimbwira nkanamuka mbyimenye nzakwikonera. Ubu natwe turahanga dutegereje kureba ukuntu Nyina Ntambara agiye kugaruka ubundi agakona Rugenwa. Ngira mwumvije kanga Nyina Ntambara yavuze ati nubwo ntazi ukuntu babikora, nubwo ntazi ukuntu bakona, gusa nzagukona. Bazamukona bazamukona mugiye kubibona ko bagiye gukona Rugenwa. Bagiye kumugira nk'iby'agahene kabona, bagiye kumukona kabisa. Ku bantu mubitegereje rero nkanjye nanjye ninyiriye kuri ukuntu Rugenwa bazamukona, ndabitegereje cyane, ndetse nkomeje gukurikirana ino filime ntacika intege kugira ngo mbashe kureba ukuntu Rugenwa bazamukona. Ese noneho bizagenda gute? Nyina Ntambara nagaruka ko umuriro ugiye kwaka, noneho ko intambara igiye kuba yavuga ngaha kwa Rugenwa, dore ko Nyina Ntambara we nta mikino, ndetse Nyina Ntambara agiye kuvuyanga ibintu, ndetse mugiye kubona intambara hagati ya Mama Kanye ndetse na Nyina Ntambara, ibintu bigiye kuba byahindura isura. Ese noneho biraza kuba byagenda bitekanga, ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane. Kuri benshi mufite amatsiko rero ndabararetse mbabwira atagace gagiye kuzana noneho n'umuro, ndetse benshi mugiye gutungwa cyane, ndetse benshi mugiye kubona ibyo mutigeze mubona muri ino filime z'umusaraba. Mbabwira yuko rero ngiye kuba nabakubitaho akavideo kejo ku bantu mwayikunze, ku bantu mwakuze tupishi ejo, ku bantu mwakomeje kugenda muyitsa muvuga ati wazongeye ukayiduha ko twumvishe mwavuze ibintu bizima, ndetse watubwiye ukuntu bigiye kugenda. Nyaboneka rero nawe ntucikwe, manza wumve ino speech ubundi ndaza mbabwira yuko mbakunda cyane, ndetse mbasha no kuba nabashimira ku bantu mwakomeje kunkurikirana. Mbere yuko nyewe wariragira maze ngusaba akantu gato, Nyaboneka rero ndagira ngo ugerageze ukande kuri iyo buto yanditseho subscribe aho hasi kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana, kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa neza muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Nyaboneka rero gerageza ukande kuri subscribe kugira ngo ibintu bishobora kuba byagira biryoshye cyane, kuko ndabizi ko ari benshi mukurikirana ino filime z'Umusaraba, kandi benshi muyikunda cyane, ndetse benshi mushaka kugira ngo nibigiye kuba byakurikira byose. Nyaboneka niba nawe koko uri muri abo ngabo, nta kindi kintu usabwa no gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana, kandi tujye dukomeza gusobanukirwa neza ino filime Inzira y'Umusaraba. Subscribe aho hasi kugira ngo umunsi twabasuye tukabasha kuba twabaganiza, nawe uzagira ibyinshi ubamenye, ndetse uzabasha no kumenya ukuri, ndetse uzabasha no kumenya niba koko bakundana cyangwa badakundana, ndetse uzabasha no kumenya impamvu ino filime yakinwe, uwayanditse, ndetse n'impamvu nyabukuru yatumye ino filime bayikina muri buno buryo, kuko nawe ugiye kuba wabona ko ibintu bigiye kuryoha, ndetse ugiye kuba wabona ko hanga bita Rugenwa nawe bigiye kuba byaranyana, ndetse Rugenwa agiye kuba yajyanwa mu rukiko, dore ko ari benshi mwifuza kubona Rugenwa afungwa, ndetse ari benshi mwifuza kubona Rugenwa ajyanwa muri gereza. Ese Rugenwa uri kumva kwe kuba yajyanwa muri gereza ubundi aganirwa ibyaha byose yakoze? Ese niba wumva ko Rugenwa kwe kuba yajyanwa muri gereza, urumva kwe kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Noneho kuba wajya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo tweke ko nawe wifuza yuko Rugenwa ibyo byose byarangira, kandi Rugenwa yajyanwa muri gereza ubundi aganirwa ibyaha byose yakoze. Cyane ko mwabonye ko Rugenwa nta kizaga, ndetse Rugenwa ari umugome mubi cyane, kandi Rugenwa nta gahunda afite yo kuba yakwiyana ngo abashe kuba yareka ubugome. Dore ko mwamaje kumva ko Rugenwa ari gupanga kuba yashaka abicanyi ubundi akajya gutwika inzu yo kwa Emile kugira ngo babashe kuba bagira gutya Rugenwa babashe kuba yakwihora. Yumvaga yuko yatuma uriya mwicanyi wundi akagenda agatwika inzu yo kwa Emile, gusa mwabonye ko no mwicanyi nawe yagize ubwo agatinya kibara kubona ibintu hanga bita Emile ndetse na Kamade babashije kuba bakorera Rugenwa, ndetse akimana no kumva ukuntu Fabien bamugize nawe yese agira ubwo aravuga ati abo bantu sinabitereza, abo sinabishoramo, kuko abantu bakugize gutya kandi nawo ngana gutya ndabatinye cyane, kandi sinajye nyine kubera ko kugiye nyine byaba bimeze nkaho ari ukwiyahura. Ese nawe ni kubona kwishora kuri
Emile ndetse na Kamade byaba bimeze nko kwiyero dore ko navuga kango bita Fabiola we byamucenze ndetse Fabiola bikamurenga akabona yuko Emile ndetse na Kamade atari abantu akavuga ataba ntago ari abantu kuko abantu tema ntibapfe sinzi niba koko abo bantu babaho ese noneho biraza kuba byagenda bite ko navuga ko Imana ikomeje kuba yashyigikira Emile ndetse na Anita ndetse mwakomeje kubona ko Imana yagirinda Emile ndetse na Kamade niba ari kukumva yuko Imana yaragirinda Emile na Kamade ukaba wumva yuko ari Imana yabikoze ndagira ngo bashe kubagira gutyo ukajya muri comment ubundi kandikamo amen kugira ngo tweke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana izagoma gushyigikira Anita ndetse na Emile ubundi bakibana ndetse bakibana mu mahoro ese noneho biraza kuba byagenda twikomereje ngamajije kubona yuko angaha ibintu bikomeje kuba byahindura isura kandi bishimye kumeje kugenda mugira amatsiko mwibaza koko nimba umwana wa Isimbi azibwa cyangwa Imana izarinda umwana wa Isimbi gusa ndagira mabwire kwanga Isimbi yagiye kuba yagiragenda gakombe cyendetse Isimbi agiye kuba yarira bidasanzwe dore ko navuga ko Isimbi agiye kuba yagira gutyo ubundi akabura umwana we ese noneho bizagenda gute Isimbi naramukabuza umwana we bizagenda gute ese Isimbi nabura umwana wazabasha kuba yamubona dore ko yamaje kubona ko n'umugabo ngo ni shitani yamaje kuba yapanga kugira gutya akiba umwana wa Isimbi ese bizagenda gute akumwe amaje kubona ko uno mugore washe kuba wacumbikira Isimbi yabashe kuba yabwira Isimbi ati ntukagira ahantu ujyana uno mwana ahantu ngaho ntukajyane umwana cyane yuko navuga ko impamvu no mugore wagize gutya agafasha Isimbi ubundi akamucumbikira ameze nk'ari gushaka kubwiriza Isimbi kuramubwira turi mugabo wanjye ntago ari umugabo mwiza ntago akwifuriza ikiza ntago umwana wamwifuriza ikiza ashaka kuba yamwiba gusa akaburuka yimubwira ko umugabo yaramubujije amubwira ati nuramuka ubivuze nzakwicana nawe nzakwica no kumubwiye yuko nshaka kuba nagira gutya nkiba uriya mwana we nawe nzakwica navuga ko umugore ari kugerageza kuba yarinda umwana wa Isimbi gusa urumva ko ari ibintu bigoye cyane kuba yarinda umwana wa Isimbi agusabisha kuba mukomeje kwibaza muvuga ati umwana wa Isimbi bizagenda gute ese twamaje kubona ko shitani akomeje gupanga kugira gutya agatwara umwana wa Isimbi ubundi akajya kuba yamugurisha hanze cyane yuko mwaje kumva ko n'umugabo ni shitani akora human traffic akora human traffic kuba yacuza abantu abana bato yabimpinja umva ko rero atari ibintu byiza cyane ndetse ari ibintu bibi cyane akomeje kuba yakora ndetse bishobora no kuba byateza ikibazo ku mwana wa Isimbi umwana wa Isimbi nawe akabasha kuba yakwiga cyane yuko mwamaje kumva yuko yamaje gupanga kumwiba ese bizagenda gute umwana wa Isimbi azabasha kuba yakwibwa urumva ko noneho ngaha ibintu bikomeje kuba byajya kandi bishimye ugiye kuba mwabona mu dushya tugiye kuza dutandukanye muri ino filime Inzira y'Umusaraba dore ko angaha hari ibintu bigiye kuba abyaryohera nyaboneka rero mbere yuko susanagira amanzi nkwisabira akantu gatoya cyane nyaboneka nimba koko nawe ukunda ino filime Inzira y'Umusaraba kandi ukaba ukomeje kugenda ushaka kugira ngo umenye ikigiye kuba cyakuri cyo byose kandi ukaba wifuza kugira ngo ujye ubana natwe tubashe kuba twakubwira buri kimwe cyose kandi tubashe kuba twazanga ngo tuganire nta kindi kintu ngusaba ni ikintu kimwe gusa nyaboneka ni ukugerageza ukareba kuri iyo butiri aho hasi subscribe ubundi ukayikanda ubundi ibintu bikakomeza kugenda bigenda neza kandi nanjye nkakomeza kugenda bashimira cyane kuko bagenda bakanda subscribe ndabashimiye ndetse n'abatari bayikanda mugerageze muyikande kugira ngo tujye dukomeza kubana kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi muri ino filime Inzira y'Umusaraba tumenya n'amateka y'ibigiye kuba byakuriye ndetse tumenya n'impamvu ino filime basha kuba yakina babwira ati ndabakunda cyane kandi baza ku mutima ciao abantu bamenye uburyo tubanye basi se nibura ujya wibuka amagambo wambwiraga turi munsi ya cya giti cy'umuvumo mbwira yuko mu bibi no mu byiza tuzabana neza ndetse n'ibindi byinshi cyane unyizeza yuko nta cyaguhindura wowe n'iki cyaguhinduye nahindutse kubera wowe warahindutse nanjye ndahinduka kandi impinduka zibaho iki ni ikimenyetso kigaragaza ko impinduka zubaho sheri ngewe koko ubu ibiki kibazo nahuye nacyo nicyo wumva yuko nahinduka ibyo bizo nzitwazo z'ibyo ngewe ariko ubundi wagumanye imari yawe undi ni ibiki ubunyemo kumana hari baki ariko mba numva ntabwo guterura gukubita hasi ntukazamurire kamere hari igihe ngutekerezaho nkakuburira ifato urangiza ugaseka mbabaye ntabwo nsetse ahubwo mba ntekereza nkavuga ati se ni weho n'undi muntu baba barampinduriye sheri ntabwo uyu ari weho nzi nkeneye weho wa kera ninkubabaza uzabyihanganire ariko ndagusezeranya ko nzakubabaza ibyo ni isezerano kubera ko nawe nta kintu umariye muri ubu buzima nta na kimwe Fisto cyane cyo kiba gikomanga aha injira
nsanga ari Fiso ndamwica. Babe, ndi cyane. Surprise. Oh, mega ghetto. Babe. Have a seat. Thank you, Dad. Just a minute. Reba, ntabwo dushobora gukomeza kuganira ikiganiro twariho imbere y'umushyitsi, ahubwo kandi niba nta n'icyo bigutwaye ngira ngo byiza ni uko waduha umwanya tukaganira, twari dufitanye gahunda yo kuganira. Ushobora kumbwira umuntu uwo ari we? None se wowe ushobora kunyubaha warangiza ukigera mu cyumba ko nkeneye kuganira n'umushyitsi, ntusubirishemo amagambo menshi. Urakoze. Cyusa, wegera Imana cyane utazinjirirwa na Satani igatuma usenya.